episode 6 Je t'aime bien aussi niyo filime tureba nk'ibisanzwe Genius Spy ya Africain iso ziradutangira Je t'aime bien aussi Yan Spyinze yanchize hanze amabara yose ya postinze uziko zamenya kuririmba yehe uziko babahanzi ntacyo bandusha uretse twumve reka nze mbanze ubundi nanjye nirire sho hasikegarewe Spy Yan Spyinze yanchize hanze amabara yose ya postinze nabikoze nishe nacyo nikangaga imande twapanuye batunyura ego ko ucece nano ariko twumva oya gusa natunguwe no gutanga besanga Insta Twitter umuspyinze abakobwa bareze biyi minsi basigaye barifashe bagashaka kudushyira hanze kuko twamamaye ugasanga iryama kumari mwirirwanye utazi ko ari kugufata amafoto n'amashusho mu kanya gato ugasanga yagushyize hanze ku mbuga nkoranyambaga ugasanga yabihaye na rwa rugaba rw'igihushi rumwe rutagira amatwi n'ijosi Jay Squeezer ngo ni umwami w'abadamu Nyagasani naho batunyura twagiye aya bucece kutwumva oya gusa natunguwe no gutanga besanga Insta nk'abantu mwe uyu muhungu yitwa Afrika ni umuhungu ngiye kubazanira vuba cyane babahanzi baraza gusubira ibyaro aya base zagusanga mbisanzemo sinzi n'ukuntu ubigenza sinubwa mbere unkize hanze sinzi n'uburyo ubikoramo nzagusanga mbisanzemo usigaye muri nyuma mbibutsa ni Bad News Entertainment bagezaho ndetse ndabakunda cyane cyane nk'ibisanzwe ese urashaka nguhe urashaka nguhe money But if you want money, tell me how you want me, babe. Aya. Ese urashaka nguhe femo cyangwa urashaka nguhe ubuceri? Niba ushaka ubuceri nyakopfa waryama kumari. Tell me babe. Akabwa basigaye bashaka amafaranga ku bwinshi. Dore Damuru w'igihushi. Dore Damuru w'igihushi. Uzi ko Damuru igihushi cyarakuze. Dore igihushi. Reba igihushi uzandi igihushi cyuzura umutwe yewe Nyakasani yirirwa muri hando ahandoringa ibibazo yamuteje n'umwana w'umukobwa aya buri icyo akoze cyose kiribanga agishyira hanze n'umukobwa do sinzi n'ukuntu ubigenza sinubwa mbere unkize hanze n'uburyo ubikoramo ndagusanga mbisanzemo nzaririmba tu nzaririmba Je t'aime bien aussi niyo filime tugiye kureba All I want for love is you nk'ibisanzwe ni Genius Guerane mutima ukeye Kibamba Yuda ubu ngubu umuntu utazajya unyita Yuda sinzajya mwitaba ugomba kujya uhamagara ngo Genius Yuda ntikarame Genius gaceceka Genius gaceceka Yuda gaceceka Genius Yuda ntikarame mwitaba baby tiri mwana wabibonye reka ukuntu bagukizanze bakwandagaje uyu mukobwa uretse uragahanga uragahanga dore agahanga do ayiwe jata we do ayiga jata wagira ngo ni ya telecommande ya Star ya Kanari polisi ati warandaburije bihagije umuspy tugendana n'abaspy iryama kumari
zaryama kumara izigize za maneko. Aya guhe money if you want money, tell me how you want me baby. Narumiwe. Rexon Production 2021 dutangire katwamamaze. Reka mbanze mbakubita imyamamazo. Waba wifuza kwiga cyangwa gukorera mu mahanga? Best Education Limited iragufasha kugera ku nzozi zawe. Best Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, America, UK, Germany, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka visa z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Byiyongeyeho tugira inama abanyeshuri mu guhitamo amasomo abanogeye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo. Wifuza serivisi zacu wasura urubuga rwacu arirwo wa cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17. Chenkayeri Elite tubafite ibikoresho by'ubwoko bwose utasanga handi. Tubafite amatara y'ubwoko bwose wakwifuza haba mu nzu no hanze yayo. Amatara yo muri salon na salle à manger bakunze kwita amapano light. Dufite n'amatara washyira ku ibaraza rya salo yawe ariyo bakunze kwita lampe de telance. Akaba n'amatara wakoresha design yari yose wifuza. Dore igitangaza rero tubafite itara ryitwa byose hamwe, itara utasanga handi. Byose hamwe ni itara rifite speaker kuri babandi bakunda umuziki uyunguruye. Iri tara rero rifite ventilateur y'akataraboneka itanga akayaga kumva kanyamuneza. Ikindi kandi ushobora kongera cyangwa ukagabanya umuyaga ukoresheje telekomande. Si ibyo gusa kandi Chenkayeri Elite tubafite ibikoresho by'amazi byose wakenera, lavabo, toilette na accessoires zabyo zose wifuza. Naho ibijyanye n'amashanyarazi nabyo ntago twabibagiwe. Tubafite amatiyo y'amashanyarazi y'ubwoko bwose ndetse n'insinga z'ubwoko bwose wakenera kuva inzu yitangiye kugeza uyirangije. Na ya matara meze ku gipanga agezweho amwe abika umuriro igihe umuriro waba ugiye. Dufite na ya matara y'agatangaza amwe akoreshwa n'imirasire y'izuba. Dufite n'amatara yo muri piscine n'amatara yo muri jaride dukamera nk'uwibereye mu ijuru neza neza. Ku bindi bisobanuro wadusanga kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye munsi ya Edition Bakame cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 28 94 43 cyangwa se 0784 86 86 56. Elite waheza hasa neza ku bwacu. Turabagabo mwibuke kano gakobwa mugenzi kazi yaho baravuze ngo kigire mu mikino kwiga ntago kabishoboye, ibijyanye n'amasomo asanzwe ntago kayashoboye, kandi ngo gashaka kuba kari marika amanota kabona ntago bigakundira. Ndaje nkwemeze, ndaje ngukubita amashoti. I'm so far away from you now. Ndi kure yawe kano kanya, but I can shoot. Iko bakurikiye uyu directrice agenda ahamagara telefone muko duheruka uyu mugore avuga ngo agiye guhamagara se wa Zuwani amubwire, ndetse uko twabonye se wa Zuwani nawe yamutonganyije ameze nkaho amubwira ko ziyawo niba ari ziyawo wa mukobwa wacu nyine ari we wanditse urupapuro. Sasa bari abanyeshuri bumvisha uyu mudamu ahamagara se wa Zuwani.